Gusa wenda yegura umwana wawe ujamire ako urarebye kuba agize hano hose vuba vuba kugira ngo tuzirikane twajye kwihugukira uraje urahaguje kugira ngo ntubwire oya ubonye ibyo nakoze byose ari ubusa kugira ngo ngere basubire gusa ko nambaye ikirenge ntabwo nazitaye hanze kugira ngo mbisigaye gusa impamvu z'umukiri kandi zigahama ku buryo nakwiye yamaze ako yuke katari wowe nyine niyo mpamvu ugomba kunyuba naje urahari reka mubwire ahari iwacu kamenyera ngo ajye ni ku kazi ingegeye nyine wahangaha ajye ni ku kazi ntabwo uzashaka uzaguma gutya se uri iwanyu nitwa Tuzaza mugisha gufasha niyo mazina yawe ni mama wagiye kuyinzagira ni mama wagiye kuyinzagira amagambo menshi ntabwo bikunda ikindi cya kabiri ese ko umuntu ufite amagambo oya hano hari n'imyenda gusa nta magambo ari urandebe ndebera umbanguje nazo uravuga ngo ntabwo nakoze isuku si ko kazi kawe Papa, yo umeze uteze? ewa ni fresh. Ndabona uhageze kabisa. Ni amahoro. Icyo mukundira no gukorera kugiye kabisa. Thanks. Papa, ndabona uhageze. Ewa, ubundi ngiye utinda kumpamagara gusa. Buriya nanjye ikintu mukundira buriya ntabwo bizi. Ni uko mu bantu bose tuzanye ari umuntu ubasha gukora akazi kandi akagakora neza cyane nk'uko bisaba. Ubundi akazi kawe ndakubaha boss kuko muri iyi minsi wari ubukiye mu duki n'icyo urakora. muri iyi minsi hari agakontrakt gashyashya nakiriye kujya kuderivaringa akamari tukinjiza mu gihugu. Ariko ubu aho ngaho kararangiye cyangwa uracyari ugakora? Nabo kwari ukwambutsa miliyari 10 ariko twazanye imari niya mu gikapu tubanze dushaka isoko. Ikiye kuri rero icyo naguhamagaye. Urabona uriya mukobwa wanjye nawe uramubona? Ndamubona. Ndagira ngo umucungire. Yego. Witare? Ewa, akazi kawe ngiye iyo ukanshinze ujye wizera ko nzagakora biri perfect. Rero ndagira ngo umukurikirane. Yego. Akantu kose arajya kwa n'ahantu agiye ndetse n'abantu bahuye. Yego. Ndagira ngo ujye umenyera amakuru kandi buri kantu kose ukamereye ku gihe. Urabona akazi dukora ntabwo ari ibintu byoroshye. Niyo mpamvu ikintu cya mbere nyamukuru utarajya kure nshaka ndagira kumucungira nkamenya neza ko umutekano w'umukobwa wanjye wizera. Ndiba. None se boss, ndakumva. ukeka ko hari barushimusi bashaka kwangiriza umukobwa? Urumva urebye mu kazi gakora ntabwo babura. Gusa n'imyaka arimo nayo buriya bisaba kumucungira hafi nkamenya nuko ameze cyane ko mfite amakuru yuko hari imico runaka imugaragara ariko naramenya neza. Ndagira ngo checking ana akazi kaba kabaye kenshi. Nyine rero umuntu ufasha kumukurikirana namenye ngo bimeze neza. Ukeka ko ajya ijyana n'abasore muri za boîte? Umva Pablo Mario. Ase ku mukobwa wamurira n'imyaka arimo urumva byabo. Okay, dear. Ngende ugiye kuri telefone.
menya tu baha ntawamenya ibyawe nongere mu mazi reba wafata akabuye ahubwo akaba ariko nshyiraho oya watwaturengeje abana mwe mwiriwe mwiriwe neza mama mwiriwe mama ariya ese nakundi neka mwabana mwe dutegereze muri kugenzwa n'iki mwiri joro bari tuje gusura twari tuje gusura James James yego ese ntabwo mwari mwabonye ko iwabo hakinze ntabyo twe twabonye harakinze ariko se mwabana mwe mwiri joro muri kugenda iwabo wa James ubundi murahazi James ni inshuti yacu ni inshuti yacu James murigana ese mwari muzi ko mama wa James ari umurozi oya ntabwo twari tubizi ntabwo nari mbizi mama wa James ni umurozi kandi mperutse kumva aganira na James ashobora kuzamuroza akabazanira oya siko mbona ari umwana mwiza mwiza barababikora ntabwo yabikora mwari mwansuye se ariko nari nagiye gutashya ngo ndababuriye nanjye mwema nase nyoko Mr. James niko ntadusuye James twagusanga twe twakubuze yewe nikurusha murimo kuba byiza sha James Iwi. sanze nyine twakubuze ariko turihuta ubwo ninjye birukanye nose ngendaje nsanga nyoko mwese urabona mutandukana bwanije ahubwo bayi sibyo arese ubu mwe munyuze hano nese mwe muje gusura nyoko cyane njye mwe muje gusura twamaze akanya twe akanya twakubuze reka mbahe karibu James turi kwihuta bayi ariko wagira ngo ari umuntu wirukanye si byo bayi tugende ari twigendere hari ibyo bikuraga sawa sinakubwiye ya trip nagiyemo mbaza ngo naragiye gusa yego byari sawa pe ariko ntashye nageze mu nzu school y'inkunga kwigendera n'amaguru wemfashe hashize iminsi nari kumpamagara ariko anytime ampamagaye gafunga gifite kajya kureba iziga kajya tukinjira mu kazi yabaga kubera turi mu bintu bya vakansi mwana ujya gukora service bavuga vakansi turi mu kazi igihe cy'akazi ni akazi igihe cyo kwiga ari igihe twese tubakubitira dukiga oya nicyo nshaka nimba ari kuri kode kuri kode ntabwo nimba ari live wemera wamwe ese ubwo maze iminsi bahema mbona buri kuki amamwaneje abantu petit ngeze mu nzira ise iramfata I don't know sinzi niba ari ibintu nari nariye niba ari ibiki for real yeah ngeze mu nzira ise iramfata nari umuntu twari turi ku nzu nawe ari nzi ko nagomba kugendana n'abantu nyine nari mve muri trip ndavuga ati numvaga njye meze neza mvaye mu modoka numva meze neza ejo ndaza ndi gutaha kugenda n'amaguru mvuga ati gake gake ngenda nifirindira naca rero noneho ngeze mu nzu ise iramfata ntabwo nzi uko byamfashe ndagwa nyine niba naraguye niba ntabwo nzi ikintu cyamfashije nari ikintu nariye sinzi ikibazo n'icyo simbizi mbasanga ahubwo ikintu kibabaje kirimo n'ikihe nisanze ndi kwa James Jesus wese James apana wa wundi apana wa wundi James twigana hakuzi ko ibintu bihurirana Imana ikora ibyayo naguhurirana mana ntabwo mbizi uko byagenze Can you imagine njyewe simbizi uburyo byagenze nisanze ndi kwa James akubwira bibiri Serena nisanga kwa James I was like kwa James twigana That's it That's not
simbizi mani simbizi nisanze kadoji mani byose yego ntabwo mwanga nka mbere ariko byose ntabwo nyira amaraso nayanjye ariko James urabizi ntabwo he's a good guy nubwo bamwanga ariko nari biki James senzi nyine deja nta n'umuntu wamunyangishije njye numvaga ari ibyo ngibyo ibintu birawo reba umutima wanjye njyewe nyina se nta kuntu hari ukuntu ureba umuntu akinjira cyangwa se deja cyajya akinjira muri classe njye numvaga ntazi muri aho ngaho so njye iyo umuntu ntamukunze bwa mbere nyimubona nyine nuko rero uko umubonye deja bwa mbere nyikubona ndajya mukunda ariko gutyo wapi ntabwo amaraso yanjye nayiwe bivura rero ibaze ukuntu nafitinze nisanga iwawe muzi I was like mugenze buriya James rero waho nari nk'umupanga imana bafite who know umupanga wanjye why not Petit wale mwamwanesha ba nta kuguteza hano ninde turi kumwe man ku mihanda ninde turi kumwe ku mihanda bro icara mbanze ibaze hagize n'igenze uricaze iyo wayi icara ngo kajuga turi gukura mwije mwara ndiruka roringe murano boyese ku kambi oya mbabarira nta kugutobora ahubwo niwe ugiye kumfasha reka wewe ugakora nawe twe duciringa na diru za akira bukazi nyumva ugafungurwa reba ndabura ngo yemeze mfite design nari ndi kurabura umuntu sibyo ishyushye rero kumbwira nyine gahunda z'iyi mipira sibyo kumbwira ati nimba ari imipira ijana agomba kutuzana tukajya mu kazi aho tukajya mu kazi nta zagara na nkeya ibayemo ufite phone abakiye kibazo dukeneye ibi kibazo gihari sibyo urabona network abayiti baba bari kugikura sibyo ushaka gufata telefone ya gatushe urabizi ko telefone ya gatushe nyine idakura na simu satellite abarizo dukoresha bavuga n'abakire kugira ngo polisi cyangwa se n'iki batazabyumva kugira gufite indishuwa ya kabiri ndabura kubona kura kuboro turi kujya ku ishuri muri baga barashora ndabona bise mu sokisi utombarira hurukwe kajya ugenda yigengesere diru wayitoresha uraburetse umva dere diru kunimeze abapeti bo ku kigo ntitubasaba sibyo nta numwe dusabwa muri bo uzabapeti uzibiceri bagira bagusanga umva se baguteza abantu sibyo reka dufata abakigabo hanze ni gute wowe uzajya gufata ibintu by'umukire ubizane mu uniform wo gufata n'ibintu by'umukire ni uniform safari Sama sentisho. Meze neza. Ndiwe ndashima Imana. Ndashaka kumenyesha ko ibukuru batanze itegeko. Yego. Byo guhagarika ubucuruzi bwa Karimu na Prince bira abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Yes afande. Ndashaka ko tubijyamo tukabikurikirana mu ibanga rikomeye. Yes afande. Nazagira ubibwira kugeza igihe nzaguhera oda. Yes ndakumva afande. Byiteho dukora iperereza gake mu ibanga igihe nzaguhereza oda niko uzabijyamo neza. Yes afande ndakumva cyane. Nuko nko ibukuru bavuze kandi numva ikintu cyavuye ubukuru cyo akiri seri. Natwe twumva kuba seri mu kazi. Yes afande. Sawa watangira akazi kawe. Sawa afande. Sawa. Prince bimeze bite? Muri n'umutekano. Ibintu nta mahoro ntari. Nta kibazo. Wowe se bimeze bite? Prince ahantu wizeye neza? Ahantu hose nta kibazo. Ahubwo bimeze bite? Ibyanjye bibyitaho nawe. Inzira unyuze nta kintu cyakiri inyuma. Ibyanjye mba nabiteguye neza ngenda nika amafuenge mba nabisoje. Nta kibazo. Nta kibazo kabisa. Aho waje nta kibazo gihari. Prince ntukandushye. Oya humura. Sunzi neza? Ndakuzi. Cyane waranyibagiwe. Okay. Gahunda imeze neza. Ahubwo wowe bimeze bite? Urabizi Prince ntago ngenda ntika amafuye. Sana nukamwereka ingaburo sibyo? Diro tugomba kwikorera hose. Tujye tuzizengurutsa hose dutambaza. Uri kubona abapeti barikora kandi abapeti barikuramura kubera ko nubundi baba bayibona gake mwumvishe ndabyumva. Noneho nituva school saa 11 ndetse ko tugeza saa 11 bro. Okay noneho nta bintu by'amagambo menshi urabizi neza ni kugiye. Gira vuba.
ni move iriho ko mwese muyifata sinari birafata phone uzayibona kwa kangahe bro ni wankubitira goro ubwo se nabura nawe nyigutuza se asigaye no guciringa n'umukire nkababwira move uko zimeze boro zo tuzicuruza nta kibazo umura none se wazicuruza utavuganye n'umukire umukire nyine uzo kubivugisha uraza kudukunda ndabarabura uko bimeze nawe ko iyo staff tubanze tugeze wallahi dore ibintu ni ibisazi ariko mufashe kabisa na miti ukine n'amafaranga y'umukire bro aduhembe neza twanamwicarika Prince Dirdan ariko Prince nta kosa na rimwe nshaka nta kosa nawe nta kosa ariko Prince nta kosa wavagamo amasegonda nasanga munoboye nkamukanya nsanze munoboye ese barasanga utoboye nta meke apa bremeze na amahoro kabisa biracamo biracamo kabisa ngo ibintu ni amahoro none kuri ya gahunda sinaguhaye imeze turabashije kuyikurikirana gahunda ndi kuyikora buri munsi umwana ndi kugenda mukurikira hagiye hose mugenda inyuma ku buryo ariko ntago aramenya ariko ejo bundi hari aho yari ari kumanuka ameze nk'uvuye mu gasiporo ndamukurikira ndi inyuma ye ngiye kubona mbona ahantu tuyikubita hasi ariko hari agahungu nabonye yego yarafaye atenguye kubita hasi kabisa ubasha kumenya se cyabiteye nabonye ari nk'isereri yagize ashobora kuba yarakoze nka siporo nyinshi noneho yari ari kumanuka agenda yifata uduselfie ukuntu nari muri inyuma so ntabwo yigeze amenya ariko mbona yikubise hasi ariko hari agahungu nabonye mbona yikubise hasi mbona hari agahungu kaje karamuterura ubwo hita mava mbereka ko nta nababonye kugira ngo atagira umenya gahunda zanjye agahungu yego ako gahungu se amakuru yako bite wamenyera amakuru yako ku gahungu nzamenya amakuru yako ariko nabonye kamuterura kamujyana iwabo naje gukurikirana bucece mbona ahantu kamwinjije ndavuga none nta mpamvu yo kuguma imbere y'umuryango reka mbe ngiye icyambere cyo nuko namenya aho umukobwa wa bosi bamwinjije none reka mwire uze kumenyera amakuru yose n'ukuntu bimeze n'amafoto y'imyerezi mbashe kwikurikirana kandi warakoze kabisa information zose ndaziguha kabisa thank you